ibi mubifate nk'ari nk'umuburo mbahaye ku buzima bwanyu kugira ngo mubwiteho bukomeze bumere neza. Muri iyi minsi, muri iki gihe tugezemo, usigaye uhura n'umuntu ugasanga afite uburwayi bwo mu nda, akubwira ati mu nda simeze neza, imeze nabi, ataravuga ngo wenda ni ibindi bintu birimo cyangwa ibiki bidasanzwe, ahubwo muri we indani afitemo ikindi kibazo kidaterwa no kuba wenda wavuga ngo afite inzara cyangwa se afite n'ubundi burwayi budasanzwe bwatuma nyine agira icyo kibazo ku buryo ubona ko yarembye kandi ameze na nabi. Gusa akenshi ikibitera ni ukuba umuntu arya ibiryo bidatunganyije cyangwa se bitameze neza, cyane cyane nka bino biryo byo mu nganda biza bidatunganye neza, bitujuje ubuziranenge, cyangwa se uburyo babifatamo bwo kuringaniza ubushyuhe kugira ngo bitaza gukonja cyangwa ngo bishyuhe cyane, ugasanga byose ntibyakurikijwe. Gusa uyu munsi ndaza kubwira ubwoko bw'ibiryo cyangwa se ibintu bitanu utagakwiye gupfa kurya uko wiboneye kose, kuko uko bikoresha nabi ni nako bikugiraho ingaruka mbi cyane. Icya mbere ni umuceri. Buriya kwa kundi uteka umuceri warangiza ugafata umuceri wawe wamaze guteka ukagenda ukawusiga udapfundikiye, kiriya gihe uba wawusize udapfundikiye hari ibintu byinshi biwubaho ubwawe nawe utazi, utapfa no kumenya ngo byagenze bite. Buriya hari udukoko twitwa Bacillus cereus. Utu dukoko turaza tukajyaho tukagenda tugafata kuri bya biryo n'ubundi, ku buryo nyine ubifasha ukabirya bishobora kugutera nk'indwara zo gucibwamo, ukumva mu nda hakumereye nabi, kabone niyo waba wabishyuhije. Nanone utu dukoko dufite uburyo bw'ubudahangarwa bwo kuba twamara igihe kinini tutarapfa, mu gihe nyine wabidushyize ku bushyuhe budakabije cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine bitari byiza nko gupfundura nk'umuceri igihe kinini utaranawukoresha, utarawurya. Ni bibi cyane kuko tuno dukoko tuhita tuhasesekara mu gihe gito cyane. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga ikiribwa gikundwa n'abantu benshi, aricyo nyama. Buriya nk'inyama cyane cyane iz'inkoko ndetse n'iz'inka, iyo zitabitswe neza zigira ibibazo bibi cyane bishobora kuba byakuviramo izindi ndwara, ku buryo nyine hazaho udukoko two batwita za salmonella ndetse na E. coli. Utu dukoko rwose iyo tugeze kuri izo nyama, kuko ziba zabitswe nabi, zishobora gutuma izo nyama wa wundi nyine waziguza akazitanda akajya kuziteka akazirya, cyangwa se wazikuye ahandi hantu cyangwa wanagiye no muri resitora baba bazibitsemo nabi, bikaba byatuma zikuviramo indwara zo mu nda nawe utazi ahantu uri kuzikura, ukaba wanakeka n'ibindi bintu, kandi mu by'ukuri ari za nyama wariye ziba zitafashwe neza ngo zibikwe mu mafurigo, ugasanga ni za nyama ziba zatumyeho amasazi uba wagiye kugura ahantu hose wiboneye. Ibi nyine bikaba byagutera uburwayi bukomeye cyane. Ku mwanya wa gatatu ndaza kubwira yuko hariho aya mata, nyine aya mata asanzwe ubona tunywa ndetse n'ibiyakomokaho byose, ari nyine ayo mata, ayo maforomaje, amayawurute n'ibindi byinshi nyine bigenda bikomokaho. Iyo ababicuruza cyangwa se bamwe mu babikoresha batabyitayeho ngo babike ahantu byagenewe kubikwa, kuko bikenewe kubikwa mu bukonje, ahantu hakonje apana ahantu hashyushye, kuko iyo bimaze ku bushyuhe igihe kinini bitangira kwangirika kurusha uko byaba biri ku bukonje, kuko ku bukonje nibwo buryo nyine bigenewe kuba byabikwamo. Rero iyo bidafashwe neza gutyo biba byakangirika ku buryo umuntu wabiryaho igihe cye cyose yabirya cyangwa akabinywa bishobora kumutera cya kibazo n'ubundi bikamugendekera nabi. Nanone katurebe ku mwanya wa kane, aho bakubwira yuko icyitwa amafi cyangwa se amasamake, bitewe naho ukomoka uko mubyita, aya mafi yo ateye impungenge zikomeye cyane, kuko yo atandukanye n'ibindi byose, aho usanga akenewe kubika ahantu hakonje mu mabarafu nyine, kugira ngo abe yamara igihe kirekire atarakoreshwa batarayarya, akaba nyine atunganye, ndetse n'undi buryo bwinshi bagenda bakoresha, yaba bimwe byo kuyasiga umunyu cyangwa kuyashyira ku zuba, byo bikaba bimara n'igihe gitoya. Gusa nyine iyo ibyo byose bitakoreshejwe ni ikibazo gikomeye cyane. Ashobora kwatakwa n'icyo bita histamine bitewe n'uko yabitswe muri bwa buryo budakoreshejwe n'ubukonje. Ibi bikaba byakuviramo n'indwara, kumwe wenda ubusanzwe urya nk'ibintu bikamera noneho nk'abiguteye allergy, ugatangira guhurwa bimwe mu biryo warya gurya, ugatangira kumva nta peti yabyo ufite, ukumva nta n'ibyo ugikeneye kongera kuba wabibona, bitewe nyine no kurya aya mafi adatunganyije, atameze neza, batayafashe neza, bikaba byagutera icyo kibazo gikomeye cyane. Gusa noneho reka turi ku mwanya wa nyuma, rero wa gatanu, ariko se uvuga ngo ni ibi byonyine, hari n'ibindi, nuko nabahitemo bitanu by'ingenzi. Gusa si ibyo byonyine, hari n'ibindi tuzajya tugenda tubibona gake gake, uko tuzajya dushobora kubibagezaho tuzajya tubibagezaho neza cyane. Ku mwanya wa gatanu rero ni ibiryo biba bipfunyitse, bimwe biza mu matini n'amakopo. Ibi biribwa kenshi uba usanga harimo ibintu by'amakaroti, ibintu by'inyanya nyine, bino bintu by'amasosi, tomate n'ibintu by'ibishyimbo biri aho ngaho bitetse.
ayo makaroti, inyama, ibintu by'imbuto byinshi, aho usanga harimo nk'amananasi ameze neza akase. Mbese nyine ibi byose iyo biramutse bikozwe nabi muri ubwo buryo babikoramo kugira ngo bizaze bimeze neza, bizajye kuva nyine aho biva, nimba ari mu nganda biturukamo, bizarinde biva kuri izo nganda bigere ku muntu wa nyuma, final consumer, abe yabikoresha nta ngaruka bimugizeho. Kuko iyo bimaze kugera igihe bikangirika, mu buryo nyine babitwaramo ndetse no mu buryo babikamo, hari igihe bishobora kuba bitujuje ubuziranenge. Kuko bagiteri kugira ngo zigeremo ni ibintu byoroshye cyane, hakaba hajyamo bagiteri ziri mu bwoko bwa Clostridium botulinum, zikaba zifite ubushobozi bwo kwinjira mu kanya gato cyane gashobora kubonekamo, zigakuramo imbere bidakeneye oxygene n'ibiki byose. Kugira ngo ube wanabyirinda, rimwe na rimwe ubusanga ibyajemo nyine ibyo bintu usanga bimwe na bimwe byabyimbye, cyangwa se ubona bimeze ukundi kuntu, aho usanga bimwe na bimwe bigenda biva, ugasanga ari nk'akantu katobotseho, ariko kubera kutabyita ukavuga ati aka kantu nta kintu gatwaye, nta kintu bingira, n'ubundi ngo nari ibintu byinshi, ugashaka kubyirengagiza, ukumva ko nta kintu biri bugutware, ngo wari ibintu byinshi nta kintu waba. Gusa bishobora kuba ariyo ntangiriro y'ubuzima bwawe uba ugiye kubamo icyo gihe. Kiri nanone uba usanga bifite impumuro mbi, cyane cyane nk'ibifunguye ugiye nko kuhita ubikoresha, hari ukuntu ushobora kuba wakihumurizaho ukumva ukuntu bimeze, ukumva nimba bidafitemo ikibazo cyo kuba byahumura nabi, cyangwa wanabiriwe ukabona biriho ibintu bimeze nk'ibifuro hejuru, cyangwa n'ibara ryabyo uri kubona ridasa nk'ibisanzwe. Icyo gihe ibintu nk'ibyo ngibyo uba ukwiye kuba wabigendera kure, cyangwa se ukabanza ugakora uburyo bwose kugira ngo ubigenzure bitaza kuba byakwangiza cyangwa bikaba byagutera ikindi kibazo gikomeye cyane. Kuko nyine noneho ibi ngibi byo ukuntu bikaze cyane byo bishobora no gutuma wanapfa, kuko iyi bagiteri ibonekamo iri muri bagiteri za mbere zitera uburwayi, kandi ubwo burwayi bukaba bwanaganisha ku rupfu igihe nyine utabashije kuvurwa neza. Rero umuntu aho ariho hose ava akagera, ntago akwiye kuvuga ati njye no mu bundi mubiri wanjye urakomeye, nta kintu naba nari ibintu byinshi, cyangwa se harababiriye ntihagire ikintu bibatwara. Ntago ari kugomba kwifatana, ntago ari kugomba kubyumva, kuko ubuzima buba ari ubwawe, nta wundi muntu nyine muba musangiye ubwo buzima bwawe. Ikindi kandi bakubwira ko uramutse ugize ikibazo kuri bino bintu byose nagiye nkubwira bikomoka kuri ibi ngibi haruguru, udakwiye kwihererana icyo kibazo ngo wumve bizikiza cyangwa se bizagenda bite, kuko bijya bigira ingaruka zikomeye ku bantu banze kujya kubyivuza. Kandi mu by'ukuri iyo baza gufatirana igihe bakabikora hakiri kare, bashoboraga kuba bari kurokora ubuzima bwabo, kuko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane uri umuntu w'umusirimu, umuntu umeze neza wiyubashye, ukaba wahura n'iki kibazo ukanga no kukivuza, kandi nyine ari ibintu bishoboka kuba nta muntu bitabaho uwo ari wese byamubaho. Ubwo rero byari ibyo bintu nari naguteguriye 5 by'ingenzi ukwiye kuba witondera, ugomba gukoresha cyangwa se ugomba no kubirya wanje kumenya ngo byagenze bite, byatunganyijwe gute, ni bande babikoze, ese abantu bakora bino bintu barizewe, ni uruganda rumeze gutya runaka ruzwi, ese bingizeho ingaruka nabariza he, byagenda bite. Ibyo bintu nk'umuntu rwose uciye akenge uba ugomba kumenya, ukabanza ukabyitaho, apana kugenda ugahita uhurutira ibintu byose ubonye hariya ukahita ubizana ugatangira kubihereza abantu. Icyo gihe umeze nk'aho uri kuroga abantu, umeze nk'aho uri kubica rwose, ntabwo ibyo bintu biba bikenewe. Gusa wowe icyo usabwa nta kindi ni ukwibuka gukora subscribe hano kuri Shafi Entertainment, usigemo na like, kuko byose biba bikenewe ahangaha, n'amakomenti byose, kugira ngo ukomeze gufasha channel yacu kugira ngo ikomeze itere imbere, n'ibindi naho ubutaha tubibagezaho ku buryo bwiza kandi bunononsoye.